Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo kandi nejejwe no kuba hano kugira ngo dusangire ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye, aho muri abo turi kumwe hano ndetse n'abazadukurikira. Amahoro y'Imana akomeze kuganza no kubana namwe mwese. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kubw'uyu munsi mwiza, ndagushimiye kubw'iri jambo wateguye ugiye kuvugana n'imitima yacu. Mwuka wera ndakwinginze kugira ngo ube inyuma y'aya magambo, kugira ngo yasohoreshe ibimenyetso n'ibitangaza. Umugabo waje gukiza, umugore waje gukiza, umusore waje gukiza, inkumi waje gukiza, ni ukuri babohoke rwose kandi babohoke byuzuye kubw'iri jambo mu izina rya Yesu Kristo. Tuguhaye ikaze ngo uganze kandi utegeke mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Hari ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye uyu munsi nje gusangira nawe. Nje kuvugana nawe nk'umuntu watengushywe cyangwa wahemukiwe, cyangwa wari witeze ikintu kimwe ariko ukabona ikindi. Nje kuvugana nawe uyu munsi ngo haguruka ukurikire inzozi zawe. Haguruka wongere ukurikire inzozi zawe, no matter what. Utitaye ku byabaye byose, nubwo byakubabaje, nubwo byakunyeganyeje, nubwo byaguciye intege, nubwo byatumiye wibaza byinshi unashidikanya, uvuga ngo ariko se ubundi ibyo nari ndimo byari byo, ariko ubundi ibi bintu nari ndiho ndakurikira koko byari bukunde, ariko ubundi ninde wambeshye ko iki kintu nari bugikore kigashoboka. Ukiri muri ibyo ukibaza gutyo, uyu munsi ijambo ry'Imana rije kuvugana nawe ngo ongera uhaguruke ukurikirane inzozi zawe, kuko nta kizazibuza gusohora. Ngiye kwifashisha ijambo ririmo gutangira mu itangiriro murongo cyangwa igice cya 29. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 15. Itangiriro 29 umurongo wa 15. 15 haravuga ngo Labani abaza Yakobo ati, kuko uri mwene wacu nicyo gituma unkorera ku busa? Urashaka ko nzaguhemba iki? Kandi Labani yari afite abakobwa babiri, umukuru yitwaga Leya, umuto yitwaga Rasheli. Leya yari afite amaso atabengerana, ariko Rasheli yari mwiza wese no mu maso ari heza. Yakobo abenguka Rasheli, asubiza Labani ati, ndagutendera imyaka 7 uzanshyingire Rasheli umukobwa wawe muto. Labani aramusubiza ati, kumuguha biruta kumuha undi muntu wese, gumana nanjye. Nuko Yakobo atendera imyaka 7 kugira ngo ahabwe Rasheli, imuhwanira n'iminsi mike kubw'urukundo amukunze. 21 haravuga ngo Yakobo atebutsa kuri Labani ati, nshingira umugeni wanjye murongore kuko ndangije iminsi yanjye. Labani atora abakwe baho bose, arabatekera, arabagaburira. Nimugoroba azana Leya umukobwa we, aramumushyingira, aramurongora. Labani atanga Zirupa umuja we, amuha umukobwa we Leya ho indongoranyo. Mu gitondo Yakobo abona ari Leya, abaza Labani ati, wangize ibiki? Rasheli siwe natendeye? Niki gitumye undiganya utyo? Labani aramusubiza ati, iwacu ntibagenza batyo gushyingira umuto basize umukuru. Mara iminsi 7 y'uwo tubone kugushyingira nuriya iyindi myaka 7 uzatenda. Amen. Mwabantu, iyi nkuru ni ya Yakobo. Yagiye ajya kwa Labani, arangije abenguka Rasheli umukobwa we muto. Bibiliya iravuze ngo yari mwiza hose, ngo no mu maso, ariko Leya we ngo amaso ye ngo nago yabengeranaga. So Yakobo hari icyo yabengutse kimutera gutora imbaraga zo kuvuga ngo ngiye gukora imyaka 7 kugira ngo ninyisoza bazanshyingire Rasheli. Arakora, igihe kigeze yibutsa se bukora amubwira ati, imyaka yanjye yarangiye. Bibiliya iranavuze ngo byamuhwaniye n'iminsi mike gusa, ngo kubera urukundo rwinshi yaramufitiye. Ariko ntabwo yarazi ko umunsi we wo gutenguha ugiye kugera. Ntabwo yarazi ko umunsi wo kuriganywa ugiye kugera.
Labani ngo arabyemera, atumira abantu, ategura ikirori nyine nk'ibisanzwe, bararya baranywa. Ariko igihe cyabo bambe ngira ngo nta matara yabagaho, kandi ngo bashyingiraga nijoro. Noneho nijoro bamuzanira umugeni, arinjira bararyamana atazi ngo ninde. Mu gitondo agiye gukubita amaso abona ni wa wundi ufite amaso atabengerana. Afite amaso atarigeze amukurura no guhera ku munsi wa mbere. Mu yandi magambo, ntiyigeze amukunda, ntiyigeze amushaka, ntiyigeze amwiyumvamo habe n'isegonda na rimwe mu buzima bwe kuva yamukubita amaso. Ariko arangije asanga niwe bamuzaniye ngo abazasebukwe. Labani ati, ni iki cyatumye undiganya utya ukama Leya kandi narakoreye Rasheli? Labani aramusubiza ngo iwacu rero niko tubigenza, ntabwo tujya dushingira umwana muto hari umukuru. Noneho rero marana n'uyu nguyu iminsi 7, hanyuma nurangiza wongera ukore indi myaka 7 tuzabone kugushingira Rasheli. Mwabantu, ndagira ngo wiyumvishe nawe uhagarare mu mwanya wa Yakobo, wumva agahinda yagize muri ako kanya, wumva akababaro yagize muri ako kanya, wumve ukuntu yahise yumva ashaririwe, abihiwe, kubera ko yahemukiwe, yabeshwe, yariganyishwe. Ariko kubera nanone urukundo yakundaga Rasheli, no kubera ko yumvaga ari washaka nta wundi azabana nawe, nubwo bari bamuhaye Leya, hari icyo yakoze. Yarongeye gisubizamo akanyabuga, baravuga ati nta kibazo, ndongera nkora imyaka 7 ariko nzabona icyo umutima wanjye washatse. Ndongera nkora imyaka 7 ariko nzabone icyo amaso yanjye yabonye ku munsi wa mbere. Haleluya. Ndagira ngo ngukomeze wowe udukurikiye uyu munsi. Ushobora kuba wahemukiwe cyangwa wariganyijwe, ukaba uri umukobwa, umusore akaba yaguhemukiye, ukaba uri umusore, umukobwa akaba yaguhemukiye, akagutera akadobosha ku munsi wa nyuma w'ubukwe. Mwamaze kwitegura, mwakoze ibintu byose, wajya guhamagara telefone ugasanga ntaziriho, cyangwa akanakonekera message akakubwira ati niwongere kunshaka, erega gahunda zahindutse, najyanye na runaka. Birashoboka cyane. Ushobora kuba warahemukiwe n'abakoresha bawe, cyangwa warahemukiwe n'abakozi bawe. Ushobora kuba uri umubyeyi warahemukiwe n'abana, cyangwa ukaba uri umwana warahemukiwe n'ababyeyi. Ushobora kuba uri umugabo wahemukiwe n'umugore, cyangwa uri umugore wahemukiwe n'umugabo. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uko byagenze uko ariko kose, icyabaye icyo ari cyo cyose, ntihagire ikintu kiguhagarika gukomeza gukurikirana inzozi zawe, kuko inzozi zawe ni wowe, kandi icyo ushaka nicyo ukwiriye gukorera. Rero nubwo hagati ahangaha, hagati yo kugera ku byo dushaka no kuva aho turi, habamo ibibazo byinshi, ariko ibibazo byinshi ntabwo bikwiriye kuduhagarika ngo tubivemo, tumanike amaboko, duhitemo kubana n'ibyo tutakunze, n'ibyo tudashaka, twicare tubirebere, tuvuge ngo ubwo nyine uko Labani yampangiye nuko bimeze. Ahubwo dufite uburenganzira bwo guhaguruka tukavuga ngo no, nubwo nahawe Leya, ariko jewe ndashaka Rasheli, kandi ntabwo biri bumbuze kongera kumukorera, kuko niwe umutima wanjye wakunze. Haleluya. So ikintu cya mbere rero ukwiriye gukora mu gihe wahemukiwe, cyangwa wariganyijwe, cyangwa wahawe ibitari ibyo wari witeze, icya mbere ukwiriye kubireba, ukabirebana gushira amanga, ukareba icyo gihe mu baguhemukiye, ukareba icyo kintu wahuye nacyo kitari icyo wari witeze, ukavuga ngo ni wowe uri Leya bakumpaye, nararanye nawe, wabaye umugore wanjye, nakubonye, sawa, urakoze kuza, ariko ntabwo biri bumbuze gukomeza gukora kugira ngo nzabone Rasheli. Haleluya. Reba Leya wawe mu maso, nje sinzi ngo ninde, ariko mufate umwitegereze mu maso, umubwire ngo ni Leya, mbese ufite amaso atabengerana, ntigeze nkunda, ntigeze nshaka, ariko nubwo ari wowe nta kibazo, ariko ndashaka Rasheli, kandi sindi bugarukire kuri wowe, kandi sindi bucike intege, ahubwo ndakomeza nkore kugira ngo na Rasheli wanjye nzamubone. Abantu benshi ikintu gituma duhemukirwa, tukanahera no muri uko guhemukirwa, tukanaheranwa n'ububabare bw'uko twahemukiwe, nuko dufunga amaso tugahumiriza imbere y'ikibazo, tugafunga amaso tugahumiriza imbere y'ibitwatatse, tukanga kubireba. Kandi nyamara mu kureba kwawe ubona irindi hishurirwa, mu kureba kwawe ubona izindi mbaraga zikubwira ngo uyu ni Leya. So kubera ko ari Leya ukaba utaramukunze, ushyiramo imbaraga zo kugira ngo ugende gukorera Rasheli.
ariko iyo uhumirije ukarira ukavuga uti birarangiye, Labani yarambemukiye, Labani yarambeshye, ubu ni iki gitumiye iyi myaka 7 yose narayikoze ariko akaba atarabyitayeho, akaba mpaye uwo ntamusabye, ibyo Satani arabikunda arabyishimira, azakomeza tume ukomeza guhumiriza amaso kugeza igihe inzozi zawe uzafuta zigezeho. Ariko iyo uhumuye ukareba ukavuga ngo urire nakubonye ariko si wowe nashakaga, ndashaka Recho, bituma uhaguruka ukajya gushaka Rasheli wawe. Icya kabiri ukwiriye gukora rero, ugomba kumenya burya icyo warebye uranakimenya, ukamenya ngo Leya n'uyu arahari, kandi Leya kuva nkimubona nabonye afite amaso atabengerana, kandi Leya kuva nkimubona sinigeze mukunda, kandi Leya kuva nkimubona sinigeze ntekereza na rimwe ko yazangera mu rugo rwanjye gakitwa umugore wanjye, ariko uyu munsi ndabimenye ko ahari kandi yaraje. Ariko se niba ahari akaba yaraje, niki nkwiriye gukora? Ko ngewe nshaka Rasheli, ndagumana nawe nyurwe n'ibyo bamaye, cyangwa ndahaguruka njye gukurikira ibyo nagambiriye mu mutima wanjye? Haleluya. Kugira ngo Leya ataguherana cyangwa udaheranwa n'agahinda kuko wahawe ikitari cyo, ntukagihozeho amaso. Amin. Ntugahore ukirebera muri ya shusho cyangwa bwa bukana byazanye mu buzima bwawe. Aha ngaha nshatse kuvuga ngo icyo kintu gi-cleansing cyeze, ukite irindi zina ryoroshye cyane, rigabanya ubukana, rigabanya imbaraga, rigabanya umubabaro, rigabanya bwa busharire bwo kumva ko wahemukiwe, kuko nibimara kugabanuka uzabona imbaraga zihaguruka zongera ku rising above, hejuru y'icyo kintu wahemukiwemo, bitazatuma atari cyo gihora kivugana nawe gusa, ahubwo ushobora no kumva n'andi magambo agushyigikira akubwira ngo yego wabishobora, wakongera ugakora indi myaka 7. Amagambo akwibutsa ngo wibuka ariko na cyagihe ko ya myaka wayikoze utigeze umenya n'uburyo yarangiye, kubera yuko wari ukurikiye icyo ushaka, byongere bigusubizemo imbaraga. Cleanse, eza, hindura, babarira, rekura, disappointment bireke biveho, ahubwo amaso yawe uyimure uyahange kuri za nzozi zawe. Urabyumva? Nuwemere guheranwa. Abantu benshi uyu munsi ntabwo murimo kwakira ibintu bishya kubera yuko mwigundiriye kuri bya bindi bya kera. Abakobwa benshi uyu munsi muheze ku maziko, mutinze gushaka atari uko muri babi, ariko kubera ko umuntu yaguhemukiye rimwe gusa, warangiza ukabibika mu mutima wawe ukavuga ngo sinzongera, yewe ibintu by'abagabo ntukabimbwire, bose ni kimwe, bose ni babi, bose runaka yankoze ibiki, ugasanga wihejeje aho ngaho, ukabuza Imana gukora, ukabuza ko Imana yazana undi muntu mu buzima bwawe, kuko hari ibyo wikomerejeho, hari ibyo wibitseho, uravuga ngo ibi nuko ntago bishobora guhinduka. Igihe cyose ugifite icyo ubumbatiye mu kiganza cyawe, ntabwo uzashobora kurambura ngo wakire ikindi. Ariko niba ushaka kwakira, fata Leya wawe umushira ahantu, muhe position mu buzima bwawe. Buriya Yakobo kuba yarakiriye Leya agakomeza kubana nawe, ntabwo ari uko yamukunze. Sinibaza ko n'igihe kigeze kigera wenda kumva aramukunze, ariko yamushakiye umwanya. Haleluya. Yamushakiye umwanya hirya cyane y'umwanya n'urukundo rwa Rasheli. Aravuga ati nubwo bakumpaye nakwakiriye kubera ko uri impano, kandi burya impano nta uyihitamo, ahubwo icyo bamuhaye aracyakira. Hari uwakira impano yakumva atayikunze akayiha undi, hari uwakira impano yakumva atayikunze akayitereka aho ngaho gusika haguma. Yakobo nawe yashakiye umwanya Leya, aravuga ati okay, bakumpaye icara ahangaha, ariko mu mutima wanjye harimo icyicaro cya Rasheli. Ntago nzaruhuka ntamugejeje mu buzima bwanjye, ntago nzaruhuka nageze kuri ziriya nzozi. Haleluya. Ushobora kuba waragenze ugasitara, ushobora kuba waratangiye bikanga, ushobora kuba waragerageje ukabona ntibikunze. No matter how many times you have tried, n'inshuro zingahe wagerageje, uyu munsi ijambo ry'Imana rinyujize muri ngeri kubwira ngo ongera ugerageze. Fata ibyo byakunaniye ubishyire mu mwanya, fata ibyo byakunaniye ubibwire ngo nimubaha, ndabizi ko nananiwe, ndabizi ko nabikoze ntibikunde, ndabizi ko nagiye simpirwe, ariko kuri iyi nshuro ngiye kongera kugerageza, kubera yuko imbaraga z'inzozi zawe ziruta imbaraga z'ibyakubabaje. Haleluya. Imbaraga z'inzozi ufite ziruta imbaraga z'ibyakunaniye. 1, 2, 3 nibishaka bibishuri 100, ariko nukomeza guhozaho,
nukomeza kutarekura inzozi zawe, nukomeza kutabivamo, uzabona igisubizo. Umunsi umwe uzabona igisubizo kandi uzanezerwa. So Yakobo yafashe Leya aravuga ati bakumpaye, uri mubi sinkukunda, ariko kubera ko nari busuzugure data bukwe, nari bunagusubizeyo kandi bakumpaye, ngwino aha ngaha, icara hano, uri umugore wanjye. Bakomeje baranabyarana abana benshi, ariko ntabwo byamubujije gufata imbaraga zo gukurikira inzozi ze. Nkaba icyanyuma kuri iyo ngingo mvuga ngo haguruka ukurikire inzozi zawe. Icyambere, reba Leya wawe umumenye ko bamuguhaye, nurangiza umumenye, nurangiza umweze, umanure agaciro k'akababaro kazanye na Leya, ugashyire ku rwego aho katari bushobore kugutsikamira, nurangiza ubifate ubishyire mu mwanya wabyo, uvuga uti rero murahari nababonye ariko ntago muri bumbuze gukomeza, mwaje nababonye ariko ntago muri bumbuze urugendo nari ndimo, maze nurangiza uhaguruke ukurikirane Rasheli wawe, uhaguruke ukurikirane inzozi zawe. Reka nkubwire, nubwo bizagutwara iminsi itari mike cyangwa mikeya, ariko ntucike intege. Don't settle for less. Niwemere kugumana ibitari ibyawe, niwemere kugumana ibyo utasabye, niwemere kugumana ibyo umwanzi yagupfunyikiye akakuzanira atari byo washakaga. Ufite uburenganzira bwo kongera guhaguruka, ukongera ugatangira ugakurikirana inzozi zawe, kandi uzazigeraho. Hallelujah. Uzazigeraho. Ariko nuhitamo gutsindwa, nuhitamo kugarukira kuri Leya, nuhitamo guhora mu marira, nuhitamo guhora mu kwibabarira no kumva ko baraguhemukiye, nyine byarabaye, kandi ni n'umuntu wari wizeye, kandi ni na nyokorome wari wizeye, kandi ni n'umuntu utagombaga kubigukora, ibyo bikaguheramo ukazenguruka muri ibyo mwaka ugashira undi ugataha, bituma inzozi zawe zirushaho kugenda zijya kure yawe. Ariko iyo ubimbonye ukavuga ngo mwaje ndababona, nahemukiwe, nagambaniwe, nagombaga, nari mbizi neza ko aka kazi ari akanjye, ariko byagenze gutya abantu bakuzengurutse ntibyakunda. Nari mbizi neza ko iri soko ari ryo ribrutsindira, ariko byagenze gutya abantu barakuzenguruka ntibyakunda. Nari mbizi neza ko uyu muhungu turi bwegukane ari bube umugabo wanjye, ariko abantu bakakuzenguruka ntibikunde. Ntugarukire aho ngaho. Ndagira ngo ubwire ngo Rasheli wawe arahari, Rasheli wawe arahari, ahubwo wowe haguruka umukorere, haguruka wongere usubiremo imbaraga, utende indi myaka kugira ngo ubone Rasheli wawe. Niwemere gucika intege, niwemere guheranwa n'agahinda, niwemere guhera mu byambere bya kera, niwemere guhora usobanurwa n'ibyakubayeho, kuko ibyakubayeho ntago ari byo bisobanura uwo uriwe, ahubwo igisobanura uwo uriwe ni umugambi Imana ifite ku buzima bwawe. Abantu mwanze kubabarira, uyu munsi mufite ibintu byababayeho mukanga kubabarira, murimo murifungira imigisha, ntago umuryango ushobora gufunguka hakiri undi muryango ukingiranye mu buzima bwawe. Ukingiraniyemo umuntu wanze kurekura, umuntu yaraguterese arakubwira ko muzabana, arabikwizeza, arangije ajya gushaka undi. Uyu munsi uracyicaye uracyamusengera, uracyicaye uracyamuririra, ntabwo azagaruka. Mureke, rekura, mureke mu mutima wawe muhanagure, ahubwo wihanagure, wisige, wambare, urye, umere neza, abandi babone uko bakureba. Ariko igihe cyose ugifite wa wundi mu mutima wawe, ni ukuvuga ngo wa mwanya undi mushya yagomba kuba yicaramo, wa mwanya ijisho bakurebye wagomba kubuhita ukirika ukavuga ngo ariko hano hantu harimo ikintu, ntago bibona kubera ko umutima wawe uri mu marira gusa. Runaka yaramemukiye, urabona shaho, ugahora ujya gucunga ibyo bifotoje n'ibyo bapostinze kuri stati yabo. Bariya bihorera ubuzima bwabo burakomeje, bo bararyohewe, wowe urabihiwe, bo bari mu mucyo, wowe uri mu mwijima, bo barimo kwinjoyinga, wowe uracyababajwe n'ibyo bakubwiye mu myaka 2-3 ishize. Baranabyaye n'umwana ni mukuru. What are you doing? Urimo gukora iki? Urimo kwangiza umwanya. Ntabwo azagaruka, rekeraho kumusengera, winamwifuriza nabi kuko ntibizakunda. Niba byarabaye byarabaye, ariko rekura, haguruka ukurikire Rasheli wawe kuko arahari. Yankuye mu nzu y'ubucuruzi, narafatishije, arangije aratanga amafaranga menshi, bankuramo, nawe ntakagira umugisha, nawe ntagacuruza ngo bikunde. Aracuruza, unfortunately aracuruza kandi arunguka. Ahubwo wowe reka kwangiza umwanya wawe, haguruka, genda, shaka andi mazu y'ubucuruzi, arahari, kandi umugisha wawe ntago yawutwaye. Umugisha wawe ntago yawutwaye, naho uzajya uzafatisha, uzakora bizakunda. Hallelujah. Rero nsoza, ndagira ngo nkubwire ngo wikwemera guheranwa n'ibyabaye,
bikaba utabyiteguye, bikaba atari ko wabipanze, bikaba atari ko wabiteguye, ahubwo haguruka, komeza ubuzima, kuko inzozi zawe zigomba kuvuka. Icyo wagambiriye ugomba kukigeraho. Rasheli wakunze ugomba kumubona byanze bikunze. Yesu nashimwe cyane. Igihe Yesu yazaga kumva ya Lazaro, yarasenze amuhamagaye, Lazaro aritaba, ariko ngo yitaba aziritse ibitambaro, kubera ko yashyinguwe ahambiriye mu bitambaro. Yitaba agihambiriye mu bitambaro. Yesu aravuga ngo nimumurekure cyangwa nimumubohore, nimumukureho biriya bitambaro, nimumukureho biriya bimubuza kugenda, agende. Abakristo benshi, abantu benshi bamenye Imana, turi mu matorero, turicaye mu nsengero, turakijijwe, turasenga, rimwe na rimwe twuzura umwuka wera, rimwe na rimwe dusoma ijambo ry'Imana, ariko turaziritse. Tuziritswe n'ibintu byatubayeho twananiwe kurekura, tuziritswe n'amateka yatubayeho akatubata, tuziritswe nuko twari twiteze bareya bakatuzanira barasheri. Ariko uyu munsi ijambo rirakumanukiye, riravuze ngo zitura, irekure, ibohore, ikureho ibyo bitambaro byo kwa Leya, ikureho ku gahinda watewe nuko baguhaye Leya kugira ngo Rasheli abone uko aza. Kuko Rasheli ntabwo azaza ukiri mu gahinda, Rasheli ntabwo azaza ukiri mu marira yo kuririra Leya. Reka nkubaze, iyo Yakobo yicara akahora akubita agatoki ku kandi, avuma Labani, amutuka buri munsi, kandi yamara kumutuka yataha agasanga Leya mu rugo, wibaza ko gahinda ke kari kuzangana iki? Ese wibaza ko igihe cyari kuzagira akabona Rasheli kandi atagize imbaraga zo kongera kujya kumukorera? Ariko yaravuze ati, nubwo banziritse mu ijoro bakanzirika ntareba, bakamfunyikira amazi, bakanzanira uwo ntashatse, nubwo namaze kumuhindura umugore, ariko mu mutima wanjye namwizituye, ngiye gushaka Rasheli kuko niwe nakunze, niwe wanjye. Nawe ndavugana nawe ngo zitura, zitura abo bagabo batari abawe, zitura abo bagore batari abawe, zitura izo business zitari izawe, zitura ibyo bintu wibwira bitari byo, birekure. Numara kubirekura, Imana irazana ibiri ibyawe. Reka kwihambira ku bidahambirika, reka kwipfundikanya n'ibidapfundikana, reka kwihambira ku bantu niba warabashatse rimwe ukabona ntibivayo, rekera aho ngaho. Wikwisuzuguza kuko Imana igufitiye ibyiza biruta ibyo ngibyo. Haleluya. Rekera gukurikira abahanuzi b'ibinyoma, rekera guhora ugenda ubateza amaboko ngo niba bari bugusengera, niba bari butuma igitangaza cyawe kiza. Shaka Imana, kuko Imana ifite Rasheli wawe. Bazakuzirika kandi ntuzamenye naho wazirikiwe, bazakuboha ntuzamenye naho wabohewe. Shaka Imana kuko ifite ibyawe. Rasheli wawe arahari. Come on, rekera aho ngaho kubeshywa, rekera aho kwibwa ibyawe, rekera aho kubwizwa ibitari byo. Imana ifite ibyawe, Imana ifite Rasheli wawe, Imana ifite inzozi zawe, kandi izagufasha kuzisohoza nuramuka wemeye kwibohora. Ukarekurana na Leya. Ariko wari uzi ko ushobora kubana na Leya kandi ntibikubuze gukorera Rasheli wawe? Yes, kubera ko muri wowe wamaze kubica uburemere, wabiciye amazi. Leya arahari, nta kundi waramuhawe, ariko ntabwo ari bukubuze kujya gukorera icyo ushaka. Ibyo bintu nibyo bitsinda Satani. Ariko iyo wemeye ukemeranya no kurira, ukemeranya no kwibabarira, ukemeranya no kuvuga ngo naragowe, ukemeranya no kuvuga ngo ibi byose nigiye bibaho, kimwe kirarangira ikindi kikarangira. Abantu bagiye bavuga ngo ibigeragezo ngo bishira ngo ibindi ari bagara. Oya, ibyo iyo ni imvugo y'abantu. Ariko imvugo y'Uwiteka iravuga ngo kurira kurarira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Tangira wiyigishe imvugo y'Uwiteka, tangira ukorane n'Imana, hanyuma inzozi zawe ziraza gusohora mu izina rya Yesu Kristo. Mana, mvuze ijambo ryawe nkuko wari impaye. Reka umuntu wese ryari rigenewe rimugereho kandi rimubohore. Umuntu wese wari warabuze Leya, wari warabuze Rasheli we kubera Leya, wari warananiwe guhaguruka kubera ko yahemukiwe, wari waraheze ahantu ho guhora yibabarira, yitangira igitama, avuga ati jewe Mana ibyanjye ariko uracyabimenya, ariko ubundi jewe uracyanyumva, ariko ubundi jewe mu bureba njye urandeba. Uyu muntu ndamusengera kugira ngo uyu munsi ahabwe
imbaraga nshya, ahabwe imbaraga zo guhindukira no gufata ikindi cyerekezo, akura amaso kuri Leya, ahubwo amenye ko hari Rasheli agomba kujya kuzana, kandi agomba kuza vuba uyu mwaka utararangira mu izina rya Yesu. Ahari umubabaro reka hasimburwe n'umunezero, ahari agahinda reka hasimburwe ibyishimo, ahari uguhemukirwa reka hasimbuzwe amajwi y'impundu mu izina rya Yesu. Kubera kunesha, kubera gutsinda, reka haze ubuzima bushya, reka haze amaboko mashya, reka haze imbaraga nshya, reka haze gutsinda gushya mu izina rya Yesu Kristo. Recho wawe ndamuhamagara, ndakuraho abo bagabo wiziritse mu mutima, ndakuraho abo bakobwa wiziritse mu mutima, ndakuraho ibyo wiziritse mu mutima wibwira ngo nibyo kandi byaranze amaso yawe arabizi neza. Ndakura amaso yawe nyahindukiza, nongera kuyafixinga ku mugambi w'Imana, nongera kuyafixinga ku by'Imana ishaka kugukorera. Ndapfundura ibiganza byawe, wowe windangiye umutima ukagundira kutababarira, ukagundira runaka na runaka ngo nibo batumye ubukwe bwawe bupfa, ngo nibo batumye ibintu byawe bitagenda neza, ngo nibo bakwimuye mu nzu none business yarahagaze. Urabeshya, warananiwe, Satani yarakwicariye, ariko uyu munsi urahaguruka mu izina rya Yesu. Bumbura amaso yawe uyafungure, ongera uyarebeshe ibyiza byuzuye isi. Ntago ari ibyo byagiye gusa, ntago ari ibyo byari byiza byonyine, haracyari ibyiza byinshi, ariko nuko amaso yawe adashaka kubireba. Reka uhumuke uyu munsi kandi ubone ubwiza bw'Imana, ubone Rasheli wawe atahe mu rugo iwawe, atahe mu buzima bwawe, atahe muri konte yawe, atahe mu bucuruzi bwawe, atahe mu kazi kawe, atahe mu rugo rwawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Urakoze Mwami, ndagushimiye, icyubahiro ni icyawe no guhimbazwa none n'ibihe byose mu izina rya Yesu. Amen. Shalom shalom. Imana ibagirire neza, mwakoze kubana natwe. Amen.